Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yaturinze namwe kabarinda. Data nahabwa icyubahiro. Tugiye rero gutangira kumva ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenge twumve icyo Imana dushyize ku mutima. Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Mana ishobora byose, ijambo ryawe ni inkota y'amujyi abiri. Ndarisengeye kugira ngo wigaragaze, abarwayi bakire, abarushye baruhuke, buri muntu wese akubone. Ijambo ryawe rimara intimba, rimara umubabaro, rimara agahinda, rirakiza. Imbaraga zawe zijya zomora abasenzegera, abarushye, abaremerewe, buri muntu wese ajya kubona, yaguhanze amaso ajya kubona. Ndasengera uyu mwanya kugira ngo wigaragaze, mpagaritse imbaraga zitari z'Imana, gukora kose k'umwanzi, ubugome n'ubucakura bw'abadayimoni, funza amarembo y'ikuzimu, imbaraga z'umwijima zihunge. Reka ijambo rya risohoze ikirizanye, hagira umuntu uruhukira imbere yawe, hagira umurwayi ukira, hagira abarushye baruhuka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ihabwa icyubahiro. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo isezerano ry'Imana rigira imbaraga. Isezerano ry'Imana rigira imbaraga, rigira imbaraga ziterura, zibatura, zirema. Isezerano ry'Imana rigira imbaraga mu bintu byose abonye bifite imbaraga. Nta kintu kirusha isezerano ry'Imana imbaraga. Isezerano ry'Imana rifite imbaraga kurusha bya bintu byose abonye bifite imbaraga. Rero nagira ngo twumve icyo Imana dushaka. Reka dusome igitabo cy'abacamanza ibice bya 13 turabera ku murongo wa 6. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, tuguhaye ikaze. Karibu. Murakoze. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni, murongo wa 6. Uwo mugore ahera ko araza. Uwo mugore ahera ko araza, abwira umugabo we ati. Abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi. Umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'aha marayika w'Imana. Kandi mu maso he hasaga n'aha marayika w'Imana. Hateye ubwoba. Hateye ubwoba. Ariko sinamubajije aho aturutse. Nawe ntiyambwiye izina rye. Nawe ntabwo yigeze anyibwira ngo abwire izina rye. Ariko arambwira ati. Ariko icyo nzi icyo yambwiye ati, dore uzasama inda. Dore uri ingumba, ntiwigeze ubyara, ariko uzasama inda. Ubyare umuhungu. Kandi ati. Uhereye none. Ntukanywe vino cyangwa igisindisha. Ntukarye ikintu cyose gihumanya. Kuko uwo mwana azaba umunaziri. Uhereye akiva mu nda ya nyina. Kugeza aho azapfira. Kugeza igihe azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati. Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe. Atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Navuka. Imana ikugire neza. Amen. Hano natangiye mbabwira ngo isezerano rigira imbaraga. Isezerano rirabatura. Isezerano nta kintu kijya kibuza isezerano gusohora. Icyo Imana yagusezeranije cyabuzwa nuko ari wowe bigizemo uruhare, ari wowe utumviye Imana, ari wowe udakoze ibyo yakubwiraga, ari wowe utumviye Imana ibyo igushakaho. Ariko isezerano ry'Imana ryo rifite imbaraga. Bibiliya ivuze umugore. Uyu mugore ngo ni umugore wa Manowa. Umugore wa Manowa niyo birivuga ngo ntiyari yarigeze abyara, yari ingumba.
ntiyari yarigeze kubyara. Bivuga ngo uyu mugore yari amaze igihe mu kibazo. Umugore yari amaze igihe mu kibazo, tubyumvikane, yari amaze igihe mu kibazo. Si ikibazo kimaze umwaka umwe, ntabwo cyari kibiri. Yo Bibiliya ivuga ikibazo gisa nkaho kitakigera, nta byiringiro yari agifite. Bivuga ngo uyu mugore nta byiringiro byo kubyara yari agifite, kuko bireba ngo ntiyari yarigeze abyara. Bivuga ngo yari amaze igihe ashatse, yari amaze imyaka, yari yarabyibagiwe. N'ikimenyetso, Imana yamusanze mu murima ari kugira atari guhinga. Umugore Imana imusanga mu murima, imutumaho marayika aravuga ngo umugore ntabwo wigeze ubyara, uri ingumba, ariko noneho dore ugiye kubyara umuhungu, niwe uzafasha Abisirayeli, niwe uzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Iki gihe ngo abafite bari baragomeye Imana, bari barongeye, nta nubwo ari ubwa mbere, ngo bari barongeye kugomera Imana. Bamara imyaka 40 Imana yarabaretse. Bari barongeye kugomera Imana, bari barongeye gukora amakosa, Imana irabarekura. Kuko hari aho tugera twebwe abantu, iyo tutumvira Imana ikadutumaho, ikatwinginga, ikatubwiriza, Mwuka Wera akadusura, akakubwira ati ibyo si byo, ukabirota mu nzozi. Abahanuzi bakabikubwira, bavuga ubutumwa bakabikubwira, umushumba bakakwegera akakubwira ati ibyo bintu si byo. Ugera Imana ikakurekura, ikakwihorera. Ababisirayeli rero ngo bari barongeye kugomera Imana, ngo bamara imyaka 40 mu kibazo, bari mu kibazo, bafite intambara zidashira. Ikire ni igihe Imana yabatumyeho, yasanze umugore wa Manowa, aravuga tugiye kuzabyara umwana, niwe uzafasha Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Umwana uzabyara wowe ingumba. Abizi ibintu bikurimo n'iby'agaciro. Amasezerano yawe n'agaciro azagira abantu benshi umumaro, nasohora azagira abantu benshi umumaro. Imana nibisohoza hari abantu benshi bazagira bazasubirizwa muri ibyo bintu. Amasezerano n'ay'agaciro, ibyo Imana yagusezeranije bifite umumaro kuri buri umwe wese, ntabwo ari we wenyine. Ibyo Imana yagusezeranije bizagirira abantu benshi umumaro. Kubera iki rero? Ariko habayemo kondisiyo, habayemo itegeko, habayemo ikintu kibangwa. Ariko kuko uyu mugore ngo yari yaribagiwe ikintu cyo kubyara, ariyakira. Nawe hari igihe wiyakira, hari ikibazo wiyakiriyemo, cyangwa se hari ibintu usengera ukabona uti ntabwo bigikunze, ariko ukavuga uti ntabwo byantandukanye n'urukundo rw'Imana. Oya, ndakubwiza ukuri, nukomeza usenga ukakomeza wubaha Imana, Imana izakugarukaho, izagaruka kuri icyo kibazo cyawe, izagaruka kuri izo ntambara ufite, izagaruka kuri iyo ndwara yawe ugira ngo nitwibanire, izagaruka ku buzima bwawe, izongera igaruke kuri wowe. Imana dusenga irazirikana, Imana irazirikana, iyo utayirekuye ntabwo ikurekura, iyo utayiretse ntabwo ikureka. Nakwifurizaga rero kugira ngo ukomeza kubana n'Imana, nakwifurizaga kugira ngo ukomeza kugendana n'Imana. Manowa n'umugore ngo bagendanye n'Imana kugeza ku rwego bakomeza bakubaha Imana, bakora imirimo isanzwe ya buri munsi, barahinga, bo bari abahinzi, bakora imirimo yabo isanzwe, baranasenga, bari abakirisitu beza bo mu rusengero. Noneho ngo umugore wa Manowa ahabwa itegeko, Imana imusanga mu murima, yarahinga, nta nubwo yamusanze mu masenga. Reka nkubwire, hari igihe dusenga ukafata 3, ugafata 2, ukaba muri 40, 21, 21, 40, ibintu nk'ibyo dusenga, tugira iminsi tugenda tuhabwa n'umwuka cyangwa twihaye. Wanabivamo ugasanga ni kwa kundi myaka 2, 3 ukabona nta kizahinduka. Ariko reka nkubwire, igihe utazi nanjye ntazi, Imana izigaragaza. Reka dukomeze tubane n'Imana. Igihe utazi nanjye ntazi, Imana izigaragaza mu gihe cyayo, mu gihe cy'Imana irakora, mu gihe cy'Imana. Mujye mureka Imana itugenere, mujye mureka Imana itugenere. Rero ari igihe umuntu atinda mu kibazo, abantu bakavuga ngo yari mubi, ntiyasenze neza, ntakijijwe, ni ingaruka z'ibyaha bye. Oya,
nta ngaruka ziba mu masengesho twese twasenze nabi ariko ibiremwa ngo niyo nimungarukira n'ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku bizabigeza bibe nk'urubura be nka sheregi bivuga iki rero iyo twubaha Imana iyo turi kumwe n'Imana iyo dukorera Imana iyo dukunda Imana niyo twaba twarakoze ibyaha ariko tukabimenya tukabyicuza Imana iratubabarira Imana itugirira imbabazi Imana yacu n'urukundo Imana yacu n'ubuntu ndagira ngo rero mwene data uyu munsi ntibongere kwiganyira ngo uvuge ngo sigiye ubu ibi bizasubizwa oya mukamano Imana yamusanze mu mirimo imuha isezerano iramubwira ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu niwe uzafasha Abisirayeli abakiza amaboko y'Abafilisitiya ariko rero ntuzamwogoshe umusatsi kuva kivuka ntuzamwogoshe kandi ikindi cya kabiri ntuzanywe vino urumva ni amabwiriza hari ukuntu umuntu yitwara yakijijwe kujya mu mazi menshi ntabwo bihagije kubatizwa ntibihagije gukora umurimo w'Imana kuririmba ntibihagije gutanga amaturo ntibihagije gutanga icya 10 ntibihagije hari kumvira Imana iryo jambo Samweli rigeze aribwira Sawuli igihe Sawuli yasigaga inka agasiga umwami w'Abameleki kandi Imana yaramubwiye ngo ntagire ikintu asiga mu Bameleki ariko kubera kutumvira ashaka gusa nk'ukosoye Imana agenda asiga iby'Imana itamubwiye ariko nyamara yaza kumvira buriya iyo uyu mugore wa Manowa atumvira akanywa vino akogosha umwana abizi ko dukunda kujyana abana mu masaroni ariko umugore wa Manowa yaravuze atoya reka njye kubibwira umugabo wanjye kugira ngo azamfashe kurinda amasezerano ararindwa kubana n'Imana ni ukwitwararika kubana n'Imana kuba inshuti y'Imana ni ukwibungesera niba hari ibintu ujya urindisha ndabizi neza ahantu wateretse ikintu cy'agaciro uharindisha ijisho ni naho umutima wawe uri ariko n'amasezerano y'Imana ararindwa gakiza kararindwa amasezerano ararindwa gakiza kararindwa ntukajye ukizwa uvuga ngo ngo giye ndi gutanga inyubako ndi gutanga icya 10 ndi gufasha abakene ndi gufasha abarwayi ndi kujya kwa muganga gusura abarwayi ibyo ntibihagije ubigereka agakiza ni iki ni ukubaha Imana ni ukureka ibyaha gukizwa ni ukureka ibyaha ukareka kamere ikoshya igushyira mu bibi ukizwa no gukora biratandukanye ahubwo imirimo myiza izaherekeza agakiza niko kabanza hanyuma hakajyaho imirimo rero imirimo myiza ariko n'agakiza no kumvira hari abantu batumvira ugasanga akora ibintu buri munsi afite ishyaka ry'Imana ariko ririmo ubwana niko Pawulo yabwiye Abaroma mu bice bya 10 ngo bihangiye gukiranuka kwabo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko hari umuntu yihangira gukiranuka agakora ibintu bihabanye n'iby'Imana ishaka kandi akabikora avuga ngo ari gukorera Imana akabikora avuga ngo ari mu murimo w'Imana akabikora avuga ngo ndi gukorera Imana nyamara agakiza ni ukumvira ni ukurekura ibibi ni ukumva icyo Imana igushakaho agakiza gukizwa ni iki ni ukumva uri gushaka kumenya icyo Imana igushakaho ukavuga ngo mbese Imana irashaka iki irashaka kumva mu byaha irashaka ko ndekura none kumvira ni iki kumvira ni ukumva icyo ubwiye reka icyaha kora gutya haguruka ugahaguruka kuko Imana ishaka ko uyivugira uhagaze ugahagarara jibunaka ukajyayo fata Bibiliya usenge ugabikora aho niho ugenda unezeza Imana hari abantu bakizwa aha mujye muhamenya umuntu agakizwa akaba atagisambana akaba atakiba akaba atakica akaba atakiroga hari ibintu by'ibigeso umuntu akabireka ku bwa Kristo ariko noneho umwuka yamubwira umwuka wera umufasha yamubwira ngo kora iki ntaba ariko agikora byuko ujya muri feye byuko ujya gusenga
ntagende ngo asenge. Kandi cyagiye usenga iyo ukurikiza iry'ijwi ryakubwiye wari guhura n'Imana mu bundi buryo. Imana ni ubutatu, hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe utuyobora iyo twakijijwe tukava mu byaha, iyo twakijijwe tukareka ingeso mbi, tukarekura ibyaha tukabireka, tugira umwuka utuyobora. Wa mwuka utuyobora, ijwi ry'Imana iyo ritubwiye, umwuka akubwira ngo komeza, akakubwira ngo bikore, akakwibutsa wibuke ko Imana yavuze gutya, wibuke ko hari ijwi ryagukomanze ngo usenge, byuka usenge. Imana niko ibishaka. Uyu Mukamanowa yumviye ijwi ry'Imana, ntuzanywe vino, ntuzogoshe umwana umusatsi, arabyumvira, arabikora. Kubera icyo umwana azaba ari umunaziri. Iyo dukijijwe hari ijwi ridusanga rikatubwira. Iyo turi inshuti z'Imana, dukijijwe turi inshuti z'Imana. Iyo tumaze gukizwa tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, turi inshuti. Iyo turi inshuti tuba abavandimwe ba Yesu. Iyo turi abavandimwe tugira ijwi ritubwira iki ntugikore, iki ni kibi, haguruka, tera haleluya, zamura amaboko, pfukama amasaha 2. Tugira ijwi ry'Imana ritwongorera, ritubwira gukora ibintu. Ibyo tubikoze niko tugenda twaguka mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu akizwa mu by'ukuri ugasanga nta gisinda, nta kirwana, nta kiba, nta kirya ruswa, ni umukirisitu. Ariko kumvira Imana, kumvira rya jwi ry'Imana bikamugora, bikamurushya. Imana yamubwira ngo genda utange inyubako. Imana reka nzabikora, aya ngaya nari nayateganyije gutya. Jya gusura umurwayi kwa muganga, fasha umukene, shyigikira umurimo wanjye, ukatangira bote bireke mu kwezi kwa 8 zaba ari igihe cy'impeshyi nzabikora. Ukabukoze icyo Imana itakubwiye. Ubukoze ikosa rikomeye ryajwe ntago mugumana. Ukora ibyo Imana yari gukora ibindi biruta ibyo wakoze. Rero Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, twumvire. Mukamanowa yarumviye ngo asubira mu rugo iwe, ajya kubwira umugabo we, arambwira ati hari umuntu uje, arambwira ngo tuzabyara umwana w'umuhungu, ngo kuko ari umwana ngo niwe uzakiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Ukanda ariko uri tuzanywe vino, uri tuzamwogoshe. Ngo cyariko sinamumenye, nabonaga ari asa na marayika mu maso ye. None dusomye umurongo wa 11. Umurongo wa 11. Manowa arahaguruka, akurikira umugore we. Asanga uwo mugabo aramubaza ati, mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati ni njyewe. Manowa ati ibyo wavuze nibisohora mbese uzaba uri muntu ki? Cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde. Ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu. Ntakanywe vino cyangwa igisindisha. Habe no kurya ikintu cyose gihumanya. Nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Nuko mudamu wawe Manowa yitondere ibyo navuganye nawe byose. Manowa abwira marayika w'Uwiteka ati, udukundire ube ukiraha, tukubagire umwana w'ihene.
tukubagire umwana w'ihene. marayika w'Imana abwira Manowa ati naho nakwemera sinarya ibyo kurya byawe. Imana itugirire neza. Amen. Manowa aragenda abwira marayika ati ese ibyo wabwiye umugore uyu mwana navuka azaba ari mu ntoki azaba ameze ati tubwire. Reka kumubwire kubana n'Imana ni uguhozaho. Nje kukubwira ngo kubana n'Imana ni uguhozaho kubera ko ntubavuga ngo jyewe ngo Imana yamuhaye amasezerano ngo mu kwa mbere ngo ndayategereje. Ni uguhozaho ugahora utitiriza ugahora wibutsa Imana ukayabagarira ukayufirira ukirinda ukiyeza ugahora wihana. Isezerano riza rihagaze neza. Babyaye umwana w'umunyembaraga nubwo yaje kugwa nyuma ariko ababyeyi ba Samusoni ibyo gukora bari barabikoze kandi Imana ibyo yari yaravuze yari yabishohoje. Rero ndagira ngo ubane n'Imana uyegere uyumvire uyikorere. Gukizwa ni kimwe no kuyumvira ni ikindi no gukora ni ikindi. Hari ugukizwa hari ukumvira Imana hari no gukizwa hari no kuyikorera. Ibyo byose biruzuzanya ukagera ku isezerano. Nta cyatuma Imana itagusohoreza amasezerano. Isezerano rifite imbaraga. Imyaka waba ugezemo yose igihe waba umaze Imana izaza ari nyembaraga. Imana izahaguruka nk'intwari ntabwo izabura inzira z'ibyawe. Reka dusenge Imana ahubwo witekerezeho uvuge ngo ariko ubu njya numvira Imana ndakijwe ubundi kuko aya masezerano ahabwa abantu bakijijwe. Ese ubu ndayumvira? Ese ubu ndakora? Tangira witekerezeho hanyuma dusenge Imana tuyibutse tuyereke intege nke zacu. Birashoboka ko Imana yaguhaye agakiza ariko ugenda uhuzagurika usubira inyuma ucika intege. Wicika intege. Isezerano rifite imbaraga rizasohora. Wikwibaza aho bizaca wikwaza ko bizagenda. Ikizwa gusa wumvira Imana ibindi Imana izabikora. Urakoze Mana izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusengera ijambo rigira umuntu rihindura hagira umuntu usubiramo imbaraga akizwe yongera akizwe. Hari abaguye babivuyemo hari n'ababirimo ariko batumvira icyo uvuze batumvira badahagarara uko ubishaka. Urinde abantu kudandabira no kuba abanyamugirya n'ino ahubwo bahagakiza bagira intumbero y'agakiza bagire kukumvira bagira imirimo myiza. Urakoze Mana turasenze kuko hari abazavuka hari ingoma zizabyara zuzura umwuka wera zibyara abandi bana bo mu mwuka ndetse n'ab'umubiri. Abantu benshi bacyabasura nkuko abanye na Mukamana nuko uzabana n'ubwoko bwawe. Kora imirimo n'ibitangaza shyigikira abera shyigikira abantu bafite amasezerano barinde gucika intege no gucogora. Shyigikira abantu basubiye inyuma abadakijwe bashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza nibakira uyu munsi bakira agakiza ubaho ubugingo kandi bwinshi. Ndabasengeye mwuka w'Imana nabane nabo tindana nabo bagaruka ijambo ryawe rigere ku mpera y'isi abari mu gihugu n'abari hanze bose bahure nawe. Urakoze Mana abagore n'abagabo abasore n'inkumi buri muntu wese uguhanze amaso akubone. Urakoze kubikoze ugire neza igihugu cyacu ugire neza itorero ugire neza abera bose bakubone mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana itugire neza. Yari Gatera Jose uturuka muri Philadelphia. Telefone yanjye ni 0788 58 944. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia Imana iratsinda.